Muraho neza, ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku kibazo abakunzi bacu bagiye batubaza, ese ni gute umuntu ufite ikibazo cy'ubugumba yakwivuza, ese ni gute yakwisuzumisha, cyangwa se ni gute ikibazo cy'ubugumba gisuzumwa. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ikibazo rero cy'ubugumba iyo cyabayeho, icyo tugomba kumenya kugira ngo tumenye ikibazo cy'ubugumba gisuzumwa gute. Hano tuba dukeneye kumenya se iyo ikibazo cy'ubugumba cyabayeho, icyo couple igomba kumenya cya mbere ni ukumenya ko hari ikibazo kireba abashakanye bombi, kandi kikibanda ku bice bibiri by'ingenzi tugiye kureba. Rero kugira ngo gisuzumwe hari ibyo umuntu cyangwa se abaganga bareba. Icya mbere hari amakuru y'ingenzi. Abavuzi bibanda ku bibazo birana n'imyaka y'abashakanye, ubuzima bw'imyororokere, imibereho yabo, imirire. Ikindi umuntu agomba kumenya ni uko barigeze kubagwa ndetse n'ibindi. Iyo tuvuze rero ngo ku buzima bw'imyororokere, aba bakeneye kumenya se abashakanye barabana buri munsi, ese barya indyo yuzuye, ese nta bundi burwayi basanzwe bagira budakira, kuko hari uburwayi abantu bagira bushobora gutuma habaho ubugumba. Mu makuru, ikindi kintu abaganga bakeneye kumenya, ese baramenya muri couple ari umugabo se cyangwa ari umugore, haba hari uwigeze kubyara aho nibuza rimwe, ese ari umugore yaba yarigeze atwita inda ikavamo. Ibyo byose abaganga bakeneye kubimenya kugira ngo bagire amakuru koko ku kibazo cy'ubugumba gihari. Icyo hano tuba tugomba kumenya, couple yivuza ubugumba nibuza iyo bamaze umwaka bashyingiranwe batarasama na rimwe. Ku bantu badakuze cyane, abantu barengeje imyaka 35, ubwo n'abari munsi y'imyaka 35. Ku mudamu urengeje imyaka 35 zamaze amezi 6 ashyingiye abana n'umugabo atarasama na rimwe, icyo gihe nawe ashobora gutangira kwivuza. Ngaho iyo abantu batangira kwivuza, ayo makuru yose aba akenewe. Muza w'imyororokere akenshi bazasanga umuganga banda ku kubaza se couple ikora imibonano mpuzabitsina kangahe mu cyumweru nibura. Kwa bivuze nyine barigeze kubyara umwe muri bo. Ikindi ko abantu barigeze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, nabyo aba ari amakuru y'ingenzi. Ubundi buryo bukoreshwa mu kuvura nyuma yo kumenya amakuru umuganga yabajejwe, hari ibizami. Hari ibizami bizafatirwa umugore ndetse hari n'ibizafatirwa umugabo. Ku bagore rero akenshi harebwa imiterere y'imyanya ndangagitsina hakoreshejwe ibyuma byabugenewe, ari cyo bita hysterography cyangwa hysterosalpingography. Hysterosalpingography ni icyuma kireba mu myanya y'ibanga y'umubyeyi w'umudamu, binjizamo imiti, ubundi bagafotora bakareba se kuva nyababyeyi n'uturerantanga ntahigeze hifunga, kuko tuzasanga ko hari uburwayi bumwe na bumwe bubaho bushobora gutuma iyo myanya y'uturera, izo bita trompe cyangwa se fallopian tube, zifunga, bityo bikazatuma intangangore zitabasha igi ry'iforomo ridashobora kumuvuga, cyangwa se intangangore zidashobora gutambuka bitewe n'uburyo hifunze, bitewe n'uburwayi umwana cyangwa se umubyeyi yagize, umumama yaragize infection zo mu myanya y'ibanga, yararwaye nk'imitezi, none ikazamuka ikageraho ikaba yafunga za trompe. Ibi rero nabyo abaganga ni kimwe mu bizami bashobora gukora umudamu. Ariko ku mudamu ibindi bizami bikorwa, hari ugupima amaraso, birumvikana barebamo amaraso ese arahagije, bareba ubwoko bw'amaraso, bareba imisemburo imwe n'imwe bita hormone. Ibi byose abaganga barabipima. Nyuma yaho rero niho bakora kino kizami kireba mu nda y'umubyeyi bita hystero, kugira ngo nimba za trompe hysterosalpingography nimba turiya trompe zarifunze.
ibyo ni byo bizamini, ndetse bakora na ekogarafi cyangwa se ya ekogarafi niko twabivuga, bakareba se nimba nyababyeyi y'umubyeyi w'umumama hari ikibazo ifite. Ibyo rero ni bimwe mu bizamini bashobora gukorera umubyeyi w'umumama cyangwa se w'umugore. Niyo bageze ku mugabo, ibizamini bamukorera, ikizamini cy'ingenzi ku mugabo ni ugupima intanga z'umugabo. Aha bareba umubare wazo nimba zihagije, bakareba ingufu zifite mu kwiruka, kuko intangangabo ubundi zigomba kugenda ziruka, zigomba kuba zifite ingufu, ndetse n'imiterere yazo hifashishwa ubwo n'ubwo bazipima mu masoro. Ubwo kupure itanga amasoro, bagapima bakareba izo ntangangabo nimba zujuje ibyangombwa. Hari n'aho usanga zishobora kuba nta ntanga nzima umugabo agira, ahandi ugasanga ubwo biba zarapfuye, ahandi ugasanga ari nkeya, ahandi ugasanga mu masoro y'umugabo cyangwa se muri za sperm ze nta ntanga zirimo bita spermatozoide. Ibyo byose nicyo kizamini cy'ingenzi. Hari n'abajya bavuga ati mbere y'uko couple ikora ubukwe bakabaye bakora kino kizami bita mu ndimi z'amahanga spermogram, cyangwa se gupima intanga, ariko akenshi ntibishoboka, ntabwo biragoye. Rero hano nizo bapima ku mugabo, nicyo kizamini cy'ingenzi bapima, bakamenya nimba umugabo ashobora kubabyara. Urumva ko umugabo niba asanga intanga ze ari nkeya, amahirwe yo kubyara aba ari make, nta ngufu zifite, urumva ntiziba ziruka, nabwo aba ari inebwe, aba ari ikibazo. Cyangwa se nta zirimo, ari byo bita zarapfuye zose, nabyo aba ari ikibazo. Ibyo rero ni bimwe mu bizamini couple izaba ifite ikibazo cyo kutabyara ishobora gukorerwa, bakamenya ese ni umugore utabyara cyangwa se ni umugabo. Hano icyo tuba tugomba kumenya cy'ingenzi, kutabyara bishobora guturuka ku mugore cyangwa ku mugabo. Ikindi twagomba kureba, ese bugomba buvurwa gute? Nk'uko tuzagenda tubibona, ubugumba buterwa n'impamvu zitandukanye, bityo rero no kubuvura hakoreshwa uburyo butandukanye bitewe n'icyo umuganga yasuzumye akabona ari cyo kibazo cyabiteye. Icya mbere, iyo ubugumba bwatewe n'imisemburo mike, wenda ku mugore, hashobora kubaho kongererwa imisemburo, bikaba byatuma intanga zikorwa neza. Hifashishwa birumvikana imiti yabugenewe mu kongera imisemburo bitewe n'iyo basanze ari mike. Hari abadamu bazajya kwa muganga bafite ikibazo cyo kutabyara, ugasanga muganga yabandikiye imisemburo runaka bitewe n'ibyo yabonye mu bizami bakoreye by'imisemburo, kugira ngo atume ya misemburo isitimira cyangwa se ituma intangangore zikorwa cyane kugira ngo habe habaho kubyara. Icya kabiri, iyo byatewe n'ibibyimba byo mu nyababyeyi cyangwa se mu myibarukiro y'umugore, kino gihe ashobora kubaho kubibaga, bikaba byavanwaho iyo muganga amaze kubona ko ari byo bituma inda umubyeyi adasama, kubera ko iyo birimo hari igihe bishobora kuba bikamo inda zikajya zivamo cyane, cyangwa se n'igi ryakozwe ntibashe kuba ryatura muri nyababyeyi kubera ko harimo ibyo bibyimba. Icyo gihe muganga ashobora gufata umwanzuro wo kubaga umubyeyi agakuramo ibyo bibyimba. Ikindi, ku mugore ufite ikibazo mu miyoboro ntanga cyangwa se mu mura, ashobora gukoresha uburyo butandukanye. Ubwa mbere n'ibyo bita in vitro fertilization, aho intanga zihurizwa hanze muri laboratwari, nyuma noneho urusoro rwakozwe n'izo ntanga y'umugabo n'iy'umugore rukinjizwa muri nyababyeyi y'umugore, umugore agatwita. Ubwo ni bwo buryo bushobora gukoreshwa ku mugore, in vitro fertilization. Bivuga ngo wa mugore nimba ya myanya za trompe zarifunze, bivuze ko igi ntaho rizasohoka rinyura, na ya fertilization tuzi ko ibara hejuru muri trompe ntayizabaho. Kigero hashobora gukoreshwa uburyo bwa in vitro fertilization, aho umugore n'umugabo bazatanga intanga zabo zigahurizwa hamwe, zigakora igi hanze noneho cyangwa se urusoro rwakozwe rukagenda rugashyirwa muri nyabyo y'umugore, umugore agatwita. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bukoreshwa wenda igihe nyabyo y'umugore itabasha gukuza umwana. Icyo gihe intangangore n'intangangabo zihurizwa hanze, urusoro rugakurira muri laboratwari, birumvikana rugakora umwana, ubundi birumvikana nk'ibintu bya haruguru. Ubundi buryo bwa gatatu, hashobora guhuza intangangore n'intangangabo maze bagahereza undi mugore ufite nyababyeyi nzima akabatwitira.
ariko ibindi bazamuye u Rwanda ntibiratangira, sinzi niba byo byatangira gukorwa, ariko uburyo bwaho hejuru bwa in vitro fertilization bwo burakorwa, aho intanga zihurizwa hamwe, urusoro rwakozwe rugashyirwamo inyabyo y'umubyeyi agatwita. Ibi byo gutwitira abandi ndumva byo bitari byaze, ko nabwo n'uburyo bushoboka bushobora gutuma couple yabuze urubyaro ibasha kuba yabona urubyaro. Ariko hano hari ibi, nubwo ibi ari uburyo bushobora gufasha, ariko hari n'uburyo bw'ingenzi hano abaganga bibandaho bakibaza se nimba couple itabana igihe gihagije bitewe wenda n'akazi, nabyo bishobora kuba impamvu ishobora gutuma abantu badatwita, kuko hari igihe bakora bino bizami byose twabonye haruguru, yaba ku mugore yaba ku mugabo bikamera neza. Iyo byabaye neza rero icyo gihe bahita bibaza se couple ibanyite, bakareba n'ubwo buryo nimba nta kibazo gihari. Nabyo muganga abafasha kuba bitewe n'uburyo mubanye, nabyo bikaba bya intandaro yo kutabyara, nabyo akaba yabagira inama, bikaba byakemuka couple ikabyara. Numva ari bumwe mu buryo bushobora gutuma couple ivurwa ubugumba bugakira. Hano hari ikibazo abantu bagiye baza se ubugumba buravuga bugakira burundu? Iki kibazo gishobora kuvurwa kigakira bitewe n'impamvu yabiteye mu zo twavuze haruguru. Buriya nanone bitewe, buriya hari igihe impamvu itera ubugumba ishobora kuba itabasha kuvurwa. Wenda bisaba kuba hafi umuntu wawe, bisaba icy'ingenzi hano, bisaba kuba hafi umuntu wawe n'icyo kibazo, kuko ashobora kwiyanga ndetse akaba yanakwiheba akumva ko nta gaciro afite mu bandi, ntagomba guhezwa mu bandi. Birumvikana umuntu ufite ikibazo cy'ubugumba, kubwirwa amagambo akomeretsa ku muntu ufite ikibazo cy'ubugumba nacyo ntabwo ari byiza, ahubwo bagomba kumuba hafi akaganirizwa, birumvikana, ndetse bakanamuhumuriza kugira ngo bitamwongerera kwiheba. Umva ko niba couple wenda umugore amenya ko umugabo we ari utabyara, ntabwo ari igihe cyo kumuterera, nabwo ari igihe cyo kumuha hafi kugira ngo umugabo we adakomeza kwiheba. N'umugore nuko bigenda, nimba couple yari ikundana nibyo bigomba gukurikiza. Ikindi mu gusoza yenda twamenya, ubugumba birumvikana n'indwara yugarije imiryango myinshi y'abatuye isi, kandi ikunze kugira ingaruka nyinshi cyane zikomeye. Ndetse rero ni byiza ko mu gihe hari umuryango ubonye ko ufite ikibazo kigenda ubugumba, dukurikije cya gihe twabonye haruguru, nimba abantu bashakanye bakamara umwaka babana buri munsi batarabyara ari ikibazo, baba bagomba kwihutira kugana muganga, bityo bakagirwa inama y'uburyo babyitwaramo, ndetse byanaba ngombwa bagatangira kwivuza hakiri kare, kuko indwara y'ubugumba iravurwa kandi ikira. Ariko no mu gihe hari uwo uzi ufite iki kibazo, uba ugomba kumuhumuriza, umuganirize, ndetse unamugira inama y'uko yabona ubuvuzi hakiri kare. Ibi nabyo biba bikeneye kandi birafasha. Rero ni byiza ko kugira ubugumba cyangwa se kutabyara ntabwo ari igisebo, ni uburwayi nk'ubundi. Uwabigize aba agomba kumuba hafi, ntitumuhe akato, ntitumubwire amagambo akomeretsa. Kandi ikindi twakwibutsa, iyo abantu batabyara cyangwa se bafite ikibazo cy'ubugumba, hashobora kubaho n'uburyo bwo kwadobuta umwana, nabyo birashoboka, kandi umwana bakamurera nk'uwabo nta kibazo. Rero mwumva ko ubugumba ni uburwayi ariko bushobora kuvurwa bugakira, cyangwa se umuryango ugafashwa kubona umwana mu buryo butandukanye. Hariho uburyo bwo gutwitirwa, in vitro fertilization, cyangwa se kwadobuta, cyangwa se n'uburyo bwo imisemburo yakongerwa kugira ngo intanga zikorwe, cyane cyane intangangore. Ibyo nabyo numva ko ari ingenzi. Rero murakoze cyane kuganira natwe. Hari ikibazo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho, watwandikira, kandi bakangura gukora subscribe kuri ino YouTube channel, kugira ngo tujye dukomeza tuganire ku buzima bwa buri munsi bwacu. Murakoze cyane. Bye bye.